uyu munsi dufite ikibazo ngira ngo ubwo nazaga mu nteko najya mu nteko nshinga amategeko n'uyu munsi ndagisubiramo ko ibintu byose muri iki gihugu iyo habaye event birishyurwa byose no kugeza ku bakoze protocole barimo kuduha amazi usibye media ku buryo mwese uko muri hano ni ibaye ari indi event itari yacu nk'abanyamakuru abantu ibintu byose byakorewe aha kugeza n'ucuranga indirimbo wa mudije baramwishyura. Ariko ni gute wenda sintandukire ni nyine ni gute wakorogaza igikorwa ukishyura bandi icuranga ukishyura hoteli yatetse ntiwishyura umuntu mwiriranwe waguhaye umwanya we n'ubwenge bwe n'imbaraga ze. Na Evode yigeze kubivuga niba yarivuze mu nteko simbyibuka avuga kuntu urakoze kuzana ino topic buriya noneho ndabyibutse cyane. Hanyuma barangiza ejo bakazagenda bavuga ngo twambara imyenda icuye ngo twambara yacitse ngo ntabwo ibeshe mbese uri kumushaka muri hoteli isaba kwambara neza uzi neza ko nta sabuni uramuha kandi umutwaye n'umwanya we. Oya soza ikiganiro ntarakara. Yes, tubahaye ikaze hano kuri KOP turabasuhuje uyu munsi nanone turabakunda cyane tugarukanye n'umubyeyi wacu mwarimu Karegeya Jean Baptiste. Wiriwe neza? Wiriwe neza. Amakuru meze neza ko ndiho nta kamurareze. Oya nta kibazo mfite nimugora nibwo byari bitari bimeze neza ariko ubusava numvaga ari utuntu tunyirukanka mu ngingo nikanga malaria ariko nahise nshaka utunini tumwe na tumwe basava puru mu masava. Pizza ari heheze ko bari kumbwira ko yahoza akora yankwebye. Oya ntago yagukwebye ntago aramera fresh n'ubundi araza yakubita akaganiro kamwe akabarananiwe angagiye kuryama. Aka kazi ntabwo koroshye kuko akazi wikoresha akazi wigenera umushahara akazi ushobora gukora amasaha ushaka karavuna cyane pe. ntabwo ari amasezerano ngo ntangira akazi sangahe ngo ngiye kubwangiye mfite imbaraga numva na saa 10 z'ijoro nakora ngo saa moya ngo nageze ku kazi. Iyo kishinze rero akazi gahemba neza kakaguhemba uko wakoze kakaguhembera itariki utakitondeye kaguhitana cyane. So muri plan byakabaye bivuga ngo ndagakora igihe runaka ngeze iki gihe niki nduhuke cyangwa nzongere ngaruke. Hari umushuti wanjye yarambwiye ati nifigishije ko nimara kugera ku mushahara w'ibihumbi 3 by'amadolari nzaba ndi stable mbikorera imyaka 5 mu kiruhuko bisigira abandi. Urumva ibyo nibyo ugomba kubimenya. Ariko iyo uriho uvuga ngo ukavuga uti ndashaka 6 wagera kuri 6 ugasanga n'ibihumbi 8 wabikora nabyo wabikora ayinya imitsi y'ubwonko iraturika. Nibyo dashima akunda kuvuga ko dutakaza ubuzima dushaka amafaranga hanyuma tukazatakaza amafaranga dushaka kugarura ubuzima bitagishobotse. Urumva imitsi yaturitse se wajya kuyisanisha nashwe amafaranga ukayashaka ukayabona ukayareba rwose ukayaviva ariko ibyo wangiritsemo ari ubuzima santé ari n'ubuzima la vie. Ubuzima santé na ubuzima la vie ngira ngo sinzi wowe niba ubyumva. Ubuzima santé ni n'uyu mubiri yes n'umubiri ariko ubuzima la vie n'uyu mubiri no hanze yawo. Wa muntu mari imyaka 5 ari safe anywa amazi arya imboga arya imbuto akora sport ariko ntataha ubukwe ntatabara uwo afite santé ntafite la vie. Ubuzima bwo Kinyarwanda niko kibayeho amagambo amwe abavuga byinshi. So ubuzima rero iyo bavuze kurya ubuzima ni la vie. Kureba izo match gusura inshuti gutaha ubukwe gutarama kujya ku mazi ibyo ni la vie. Ariko santé yo noneho rero iyo udafite santé na la vie ntayibona. Biragendana. Iyo wiyahuje akazi rero ngo ugira amafaranga kandi amafaranga iyo utabasha kujya kuyinjoyinga kuyaryohamo ngo ugire la vie uhora na santé itagira la vie. Noneho ya santé ihungabanye
ugasanga muganga akuvanye ku munyu, akuvanye ku mavuta, akuvanye ku kanyama, ibyo waba utunze byose ujya ureba ukabona abantu bari kurya, ukanasengerera abantu bakuvanye ku nyama kubera gute, ukabareba ukagura byeri wowe ukanywa amazi. Kubera iki? Ntabwo wayanyweye. Baba bari kurya akanyama, njye ni mu nkorera utubuto cyangwa munzanira utubuto. Oya ngo ibyanjye ntushyireho umunyu. Donc urumva sante iragenda idegringora, iba degrade. So hahandi nyine na la vie uzajya kwiratrapa bidashoboka. So nibyo rero niko buri wese mu kazi agomba kwicara panga ibyo bintu. Buriya nicyo cyiza cya fonction publique. Cyangwa n'indi mirimo igengwa n'itegeko, apana ingi twikoresha. Nuvuga ngo impamvu muri fonction publique bavuga ngo umukozi wa leta ntarenzaya ku rwego runaka turaguhemba 800, ariko umwana wawe aziga hahambaye ariko aziga haringaniye, uzivuza mu mavuriro adahambaye ariko nanone aringaniye, umugore we wawe nabyara tuzaguhemba. Ibyo urumva urakora amasaha 8 gusa kugira ngo sante yawe igende neza, kandi ugira ndi 8 yo kubana n'umuryango kugira ngo la vie yawe igende neza, ugire n'8 wo kuruhuka. Ibyo baba babipanze. Ariko kuwikoresha noneho hari uwikorera hari n'uwikoresha. Ntago bijya bikunda. Ushobora kukiyahuza. Ntago bijya bikunda. Ushobora kukiyahuza ni hahandi ushobora kubona umuntu ikiza nuko mu bikorera ntago gahora ari kenshi nanone. Hari periode gashobora gushyuha ejo kakarangira, niba uri stressé kubera chantier izagera birangire uruhuke. Ariko ubundi ni ngombwa ko umuntu yagenda pima. Twero none ukongera ikibazo nuko pizo waracyari mutoya, nkanjye none imyaka yanjye hari byo ntagira, ariko nyine nukubijyana gutyo. Nge n'umuhigo wo kurenza 1000 cy'amadolari ntago nawiha. Gusa nawe ushobora. Byaba bisaba ibiganiro birenze n'ubungubu nkora wenda hagati ya 3 na 5 ku munsi. Ntago nakwiba umuhigo wo kuvuga ngo nzakora ibiganiro 5 ku munsi. Ubu sinabaho n'amezi 3 sinayamara. So ni ngombwa ko rero buri muntu wese ngenda mbibona nubwo ntabibabwira, je regrette kuba ntabibabwira, ariko hari abubona rwose ibimenyetso by'uko bafite umunaniro kubera gukora, kubera akazi ko kwikoresha karavuna cyane. Nawe nari maze iminsi mbona ufite umunaniro. Ngewe rimwe na rimwe urumva iyo nagize ingendo nduhuka mu mutwe, ariko physically nkabananiwe. Ukabunaniwe. Buriya nakara akantu kejo n'ukubera kuwa 6 nagiye i Bugesera, ku cyumweru ngi Nyanza, kuwa mbere nsubira i Bugesera, kandi ejo hari kuwa 2. Urumva rero muri iyo periode ubwo bivuze ngo iyo minsi uko ari 3 sinigeze ndyama ku manywa. Oya. Nta kuntu bitagira ingaruka rero. Niyo mpamvu iminsi 3 kimwe cya kabiri cy'icyumweru ntaruhutse ku manywa, nta kuntu bitagira ingaruka. Ariko byarangiye nyine ko nabyumvaga ko pe narimeze nabi. Uri kumva kabaraga kaje. Byarangiye pe. Nigeze nkujyana nje kwikotesha kasabona ariko ubwo umeze neza sava. Oya nta kibazo, oya nanjye nakwijyana, ariko buriya. Oya ariko se kuki nta kujyanayo? Oya bira no gushitura. No gushitura. Ifuke ntago ngewe umubiri wanjye iyo ugize reaction. Mbanza nkari hari nabambwiraga ngo ngiye kwa muganga, ngiye gutanga gutepese. Ngiye nabanye n'abaganga igihe kinini. Ikintu kitaramaraho amasaha 72 ntago ngifata nk'ikibazo. Nategereza umubiri w'ubwawo ukisubiranya paraporo icyabiteye. So rero ntago byose ari guhita njya gushaka igisubizo kivuye hanze yawo, no kwiyumva niba umubiri wanjye ushobora kuba ubasha kongera gukora ahari hadaniwe, ahari hasanutse, ahari hasenyutse ukahisanira ubwawo. Pari kuruhuka, kurya neza, kugaburira amarangamutima yanjye, kubura byo bigendaho cyane. Shaka kwicarana n'umuntu unsubiza inyuma mu mitekerezo ya mpitamo abo tuganira, ntago ntegetswe. Iyo turi buganire ibinsubiza inyuma ndagukwepa kwigendera, nkajya ahandi cyangwa kwima amatwi nkegera muri telefone. N'ibyo ngibyo ni ukwibungabunga. So rero umubiri ushobora kwisana, kandi ku myaka yanjye mbagomba kugira ngo ndebe koko riba bishoboka, kuko burya iyo ushaje ubushaje, umusaza n'umusaza yanyereye abaguye. Ibyo nabyo ngomba kwicara mbyumva. Umunsi nagize ikibazo kikamara iminsi 5 rero
umubiri wanjye utabasha kukikemura kugikemura ibyo nzumva ko nashaje pe ariko ubu ikimenyimenyi ni uko nyine uko nari meze nimugoroba byahinduka ntabwo ariko bimeze ubu ngubu oya na mu gitondo nagiye ku kazi numva no mu nda handyaga ariko byagabanutse bivuze ko byaba byatewe wenda n'ibyo naba narariye n'ibyo warariye n'umunaniro bigafatanya byose mu nda ariko byagabanutse ubu hari ikintu naba narariye cyari kikirimo kiri somehow toxique cyangwa ukuntu ariko kuba byarangiye ubwo cyamvuyemo ubwo cyakuvuye ibyo rero byose ngomba kubanza nkabitegeza nkareba koko niki cyabaye ku mubiri wanjye ese umubiri wanjye ushobora kugira ibyo wikemurira ntakeneye ibivuye hanze ibyo nabyo umuntu agomba kugira ukiha iyo test nibyo umuntu aba agomba ubuzima nyine ni ukububungabunga reka wicara ubureba niyo umubiri wanjye ugize ikintu kidasanzwe mbanza gukora tuza icyo nakwita nka retrospection nkavuga ngo iminsi 3 ibanza nabayeho ubumva bitambonamo ko ku gatandatu Bugesera ku cyumweru Nyanza ku wa mbere Bugesera nkibuka ko ntigeze ndyama ku manywa none nkanareba nibyo ukabuka ko hari ibyo wariye ibyo nariye abo twaganiriye ibyo byose none nkavuga ngo ko uyu munsi bitabaye gutya nejo bimeze biti nibyo byabaye rero yego twibutsa abantu ko Premium Construction Group ari aba engineer group y'aba engineer ibafasha kwiga imishinga ijyanye n'ubwubatsi na gestion y'ubutaka bakugira inama bakagukorera design bakakubakira byabanda ngombwa bakazana kufasha kujera umutungo wawe utimukanwa nibyo nabafatanye bikorwa bigiye kirekire tuzamarana igihe kirekire kirenze umwaka tuzajya tubasura kuri chantier nabo badusure muri studio batubwira ibijyanye n'ibyo bakora apana company yabo komutera ahubwo ibyo bize kuko n'aba engineer bakiri batoya b'abanyarwanda bavanze n'abanyamahanga so rero bafite office muri Kigali bakagira n'indi ishami rya Rusizi rizajya rikorera aba Rusizi Nyamasheke na Karongi na Bukavu bishobotse abi Kigali rero ho mwabasanga iremera munsi ya REB ku irembo rinyura uturutse control technique imbere y'umunara uri mu marembo ya REB amarembo yo hepfo utaciye kwa Rwahama so cyangwa se mu bahamagare kuri 0784 42 57 bitihise murebe 0785 59 so nabavandimwe beza kubera ko bamaze no kunshakira undi mufatanya bikorwa nawo ujyanye n'ibintu byo gushipinga kuvana ibintu hanze bigaca mu bwato bikagera mu Rwanda turacyavugana ari ibyo nawe agitegura ariko namurangiwe nabo ngabo byo nabyo ni ibintu byo gushimirwa kuba ari abafatanya bikorwa bacu ahubwo urumva ko bagenda banatwamamaza nabo ubwabo nabo gushimirwa cyane so mwarimu Clemence navuga ngo sinzi niba sindamenya nimero ye sinayitanga kuko sinzi n'ibishuri riri gukora sindamenya uzarisigarana ubwo nibikemuka nyuma tumaze ku imihango yose yo kumuherekeza irangiye wenda bazatubwira uko ishuri rizabaho abari abafatanya bikorwa babo baduhe na nimero nshyashya hanyuma tumenye icyo twakora Green Tech nabo barimo barisuganya ngo bagaruke ni babandi bacuruza amavuta twita vitamine ya moteri X1R ushyira muri moteri ikagabanya ibyotsi wayashyira wayavanga na essence cyangwa n'amazutu dore ko byahenze ikinyabiziga kikanywa gakeya abo nabo rero mwabasanga i Nyamirambo inyuma ya 40 niho mu gikari cy'abaskuti urenze rya shuri ryitwa Intwari hagati ya Dialogue na station ya Rwezamenyo bashaka kuri 0782 93 n'abandi baze iby'imitwe se shavyo ku buryo ufata nimero z'abantu barenga batatu that's not an issue wimbaza kuri ibyo bintu nta birenze niranga muntu yanjye ni ya madamu ni y'abana zose mazifite mu mutwe ntuzingirene iyo mbwiye abantu uko najya nibagirwa bamwe hari ababyemera abandi bakabikerensa abandi bakabihakana ariko itsoke bakabaye babyemera kuko niba ufata nimero zirenze zingahe umuntu yari uwanjye ntabwo ngombera kwandika nimero
ubwo iyo ntayifashe mu mutwe ntabwo ubura uwanjye. hari n'umuntu wigeze kukubwira nimero rwose turi mu muhanda arakubwira ngo gutya na gutya na gutya ntibiri gushyira muri telefone. Ibyo ntabwo ari ikiganiro ndugu yangu. Yego reka uko umuntu aba ateye nuko sinavuga ngo kuko ntacyo nta kidasanzwe bimfasha wese yinyorohereza mu kazi ariko si ngombwa buri kanya ngo nongere ngo ndebe ngo nyemerera ngo usubize inyuma gatoya. Mu minsi itari myinshi iciyeho hari ikiganiro nabonye ndi kwitambukira mbona abantu bavuze ngo uriya agenda muri V8 ariko Karegeya aracyagenda ku ifarasi. Bikubajije aho mu gikaro urambwira ngo njyewe nyurwa n'ibyo mfite. Impamvu ngaraya ako kantu ni iyi. Ndashima aravuga ngo iyo uhangayikishijwe n'ibyo utarabona ubu uri umucakara, iyo ushimishwa n'ibyo ufite ubu uri umutware. Muri buno buzima buri wese yemerewe kuba umutware cyangwa kuba umucakara, ni amahitamo ye. Ndi umutware, uri umutware. Ariko nabwo ujye ubanza urebe ngo abo bantu ni bande. Ndabareba nkababona. Ndabareba nkababona kuko nese babwira ko bavoma mu ibase nkavoma mu kivu. Yego, komeza none. Impamvu aka kantu nkagaruye gahereyeho. Umuvugizi wa polisi w'umujyi wa Kigali. Umuvugizi w'igihugu. Boniface Rutikanga. Yari ari kuvuga ati nyamuneka nimwige kubaho mu bushobozi mufite. Bitihise uzashaka ibyo Karegeya afite ujye kubyiba bagufate tugufunge. Wagashyizemo se ngashyiremo reka mbumvishe. Wagashyizemo se reka mbumvishe. Okay, mu gihe utarakabona ndakabona kari hafi ntago kari kure, ariko mu gihe utarakabona oya kandi nakabonye. Ige kubaho ubuzima bungana n'ubushobozi bwacu ko bungana. Nimba ubushobozi bwawe bwo gutega bisi tega bisi, niba ubushobozi bwawe bwo gutega moto tega moto, kandi niba ufite ubushobozi bwawe bwo kugura imodoka yigura uyigendemo. Ariko nushaka kumva ko uzabaho utega move ukarira ukanywa icyayi muri Marriott ukambara imyenda yo muri kwa kanaka kandi uhembwa 1,100 bizagenda gute? Uziba, uzarya amadeni, uzaba umukiriya bari polisi gufata gufunga. Murakoze. Okay. Polisi gufata gufunga. Icyo nashakaga rero ni gute umuntu ashobora nyine na amasomo, ndagira ngo ibi bintu tubikuremo amasomo n'abadukurikiye. Ni gute umuntu ashobora kubaho mu buzima mu bice afite akabibamo kandi akabibamo neza. Murakoze cyane. Je regrette ko ndababaye ko ntabwo ndi bugusubize gutyo. Ntabwo ibyo ntabwo ndi bigusubize buri wese ahitamo kwabaho. Ariko icyambere ndabanza gushima no gushimira umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Rutikanga Boniface kuri support ampaye. Hari byinshi tujya tuvuga ariko kubera ko nta mazina aremereye dufite, babandi nibo batangira kudutondagira tutaratondanye ipero. Yego, bagatangira kuvuga ngo ifarasi ngwiki n'ibiki. Buriya naba uretse ubundi isomo ririmo kwisumbukuruza si byiza. Nundi wese wiha mu by'ukora reba ukureshya. Wirenga aho amaso yawe atabona. Icyo bishatse kuvuga nuko ibintu iyo tubivuze, ibintu tuvuga par experience yacu, par ibyo twanyuzemo, par imyaka yacu, ariko kubera ko ntacyo turi cyo abantu baboneraho kubinyega, niko nabivuga. Support tubona iyo bivuzwe n'umuntu ufite izina, ubwo tuba twikomanga ku gatuza. And unfortunately nuko ari societe iteye, sinibuka umuntu barariza abantu niba ari Molière cyangwa se Voltaire, hari umuntu ugeze kuvuga ngo abantu ni nk'imibare. Les gens sont comme les chiffres. Leur valeur dépend de leur position.
ubwo ndimo ndigisha babandi nyine areba ngo ukaregera n'ibipiro uwo muntu yaravuze, uwo mufaransa yaravuze ngo abantu ni nk'imibare, agaciro kabo gaterwa n'aho bari. Manze sobanura iryo somo. Umubare imibarwa tugira si ni 10 sibyo, kuva kuri 0 kugera ku 9. Umunini ni uwuhe? Ni 9. Umutoya ni 0 cyangwa rimwe. None se 19 iyo nguye ngo 19 hagati rimwe n'9 igikomeye ni iki? Ni 9 kuteze 9 ni ikinyabumwe, rimwe ni ikinyacumi. 9 riri inyuma ya rimwe mu mibare, 9 iri inyuma ya rimwe hakomeye rimwe. Nguhe wenda 37. Mu busanzwe ikinini ni ikihe? Mu busanzwe ikinini ni 7. Ariko se muri 37 ikinini ni ikihe? Ni 3. Ni 3. Yego. Nguko uko abantu. Iyo niyo societe. Kubivana mu bantu muri societe biravunanye. Ariko ubwo wenda mbyise nka mvuge ngo ikira dufate nubwo bitarabaho mu Rwanda ariko wenda handi birashoboka, ariko ndaza kubonana ntuza umuntu yari meya akava kuri meya ba ministre. Mu gihe yari meya governor yamusumbaga, ariko n'aba ministre arabasumba governor. Okay. Umuntu yari mwarimu muri segonderi, sibyo cyane. Icyo gihe niba yari mwarimu wa segonderi, ushinzwe uburezi mu karere no mu murenge bamuha amabwiriza, ariko n'abameya bose chini ni uzaba uri kuyabaha. Icyo ni cyo umuntu yashakaga kuvuga. Ntabwo rero agaciro k'ijambo kakabaye gaterwa nuko ariko societe yubatse, ntabwo agaciro k'ijambo kakabaye gaterwa naho umuntu ari. Ariko ni byiza ko niba societe hari abantu yemeye ko baba muri iyo myanya, ubwo iba yabahaye mandate yo kuvuga. Ikibazo nuko societe ihita yambura utari mu mwanya, kuva ko ibyo avuze ari donc bicagasi. Nabyo nta kibazo, ariko niba bivuze ngo ntabwo ari ukuri ngo kubera ko bitavuzwe na runaka. So ikiro rero cyo ni byiza abantu bari mu nzego societe yabahaye ngo bayifashe gutera imbere, bakabaye aribo batanga umurongo mbere yuko twebwe twivuruguta. Nabibyita kwivuruguta kuko badutera amabuye rwose rubanda irebera. Kubera iki? Urwego turiho nako rwo kuvuga ikintu societe yagenderaho. Ariko yabiri byo. So noneho rero wenda ngere mbene nkaho nsubiza ibyo waruvuze. Na Evode yigeze kubivuga, niba yarivuze mu nteko simbyibuka, avuga kuntu umuntu arahira umunsi wa mbere kuba ministre. Yego. Yava kurahira akagenda muri parikingi akareba imodoka ya mbere ihari. Hargiye igura ngahe muzampiye. Evode akavuga ati se nibwo kirahira n'agashara ka mbere nturakarya, ugiye guhebwa miliyoni 5 wahembwaga 700, none urashaka kugenda mu modoka y'umuntu umaze imyaka 10 muri cabinet. Agatanga igisubizo ati harya abana be biga hehe muri Amerika. Evode akavuga ati ntuzi niba muri Amerika bacumbika kwa tante, ntuzi niba wakwigondera ayo kwishyura umwana wawe muri internet yo muri Amerika niba udafite y'umuvandimwe, ntuzi niba muri Amerika afite y'inzu. Yego, kubera igihe yakoreye n'ibyo yakoraga. Ntuzi niba akavuga ati rero wowe nutangira gutyo ugahita ujya kuri banke bakaguha miliyoni 60 ukayagura imodoka, ukajya gufata inzu Nyarutarama cyangwa mu Kagarama cyangwa Kibagabaga irenze bwa bushobozi bwawe. Ati rero uzahora nkuko Boniface afanda bivuga, uzahora mu isayo ry'amadeni. Niyo terime Evode yakoresheje, uzahora mu isayo ry'amadeni, noneho uzatume ribu iza kugukoreraho visite de courtoisie.
nayo magambo Evode yavuze niyo materime yakoresheje visite de courtoisie RIB ikora ubwo yabyisi byiyubashye kuko ntabwo abantu bose RIB bakora visite de courtoisie twebwe tworoheje irahamagara ukaza ariko iyo ukomeye iza kugusura mu rugo rukomeye ntago RIB itumiza iragusura ikareba ibyo utunze ukamenya credit wafashe muri banke ni yihe ibyo winjiza nibirangana iki kutunze kukonsoma ibirenze ibyo winjiza iyo niyo vita visite de courtoisie bakakubaza kutubona durukubaho mu rugo bagasanga urugo ruparitse imodoka 5 uhembwa wenda miliyoni izazinde 5 turi kuvuga umwana yiga hanaha bagasanga twara nk'ebyiri za buri kwezi imodoka inywa karubiri imeze gutye bagakora bagasanga urugo rwawe rukonsoma miliyoni 6 kandi winjize 5 iyo ni visite de courtoisie rero visite de courtoisie bagataha bagakora raporo none bigaca mu nzira za nyazo urumva rero bakajya baguhamagara yego urumva rero na rutika gavuga ati wowe ubushobozi bwawe nubwo gutega bisi igare yaryibagiwe no kugenda n'amaguru nabyo hari abadafite ubushobozi bwo gutega nabyo yabyibagiwe kuko yego ibyo yabyirengagije yahereye hejuru abati niba uri ubushobozi bwawe gutega bisi wateze bisi niba uri uwa moto nka Karegeya wateze moto niba ari imodoka yawe wayigura ariko se urashaka kugenda muri move uri twatumodoka ugenda ukishyura ku masaha icyayi cyawe ni icya Mariyoti ubwo ntavuze aho abantu ushaka kubigishiriza kandi uhembwa 1,100 ati rero wowe uzatuma RIB kubera ubushyitsi cyangwa tugufunge kuko uzagira amadeni uzaba umwescro uzajya uruguza kuba kugenda muri move abantu bakwizere barebye move cyangwa se bamwahuriye muri ntuza abo mwahuriye muri Mariyo tugiye kunywa icyayi bakwikekemo umuntu ugira amafaranga kandi uhembwa 1,100 tutanakodesha inzu ubwo rero gisigaye nyine ni ukuvuga ngo nyuma y'amezi 3 umwaka imyenda izabikugeza aha abantu bakurega RIB ibyenda ibika none irangize vuti ishyura abantu babandi ubaye umujura ubaye umwescro igisigaye no gufungwa abantu rero benshi babaho muri ubwo buzima busumbye ubwo babamo no kudashimishwa nuko babayeho by the way isi ni inyanja twogamo bamugani wa Gedeon aracyakigira yajyaga gikora kuri Keti Radio na Dr Murangira Thierry ejo bundi yakagarutseho ati bizahinduka nka ya nyanja twogamo inyanja twogamo reka bikoresha inyanja kubera ko ubundi nakoreshaga ikigo cya gisirikare kuko ikigo cya gisirikare kibamo guhera kuri general kugera kuri private ariko bose bakaba mu kigo inyanja twogamo nayo ishobora kuba irimo barene irimo tilapia irimo inkube irimo kamongo irimo ishonzi irimo isambaza irimo indugu ubwoko bwose bw'amafi n'uturaga buroga kogamo ariko isambaza nishaka kuba nka barene izahura n'ibibazo bikomeye cyane ni inyanja twogamo isambaza n'ibisambaza indugu ibindugu tilapia barene barene ariko umunsi inkube yashatse kuba barene izahura n'ibibazo bikomeye cyane ubwo nyine urumva umurobyi nawe aza intervene icyo bishatse kuvuga niki abantu noko impamvu mbyisi inyanja twogamo igihugu kibamo abantu abakire abaherwe abakene abatindinya kujya n'abahanya rwose sintukanye ntabwo ari mu Rwanda buri wese rero yakagombye kumenya ikiciro cye yego noneho hakaba abantu biritiranya bagashaka kwizamura mu ikiciro ukizamurwamo n'akazi wakoze nta nubwo ari amafaranga n'akazi ukora le travail anoblit l'homme nkunda kubikubwira ko rémunération itandukanye na salaire ishobora kuba ntoya ariko rémunération iri high kuko muri rémunération harimo uko ufatwa muri société harimo ya caisse sociale harimo kwa kuntu bayeho donc ntabwo ari amafaranga winjiza mu rugo ariko wakoze se nibura aho guharanira ngo ndashaka kuba nka kanaka wakabanje kuvuga ngo shaka gukora nka kanaka ubu nituraye amajoro cyane abandi ntibari muri ka jaride yo ahantu agakabutura afashe mu mufuka bari kuminina agakawa twebwe turaya yego
ariko mu mutwe ushaka kugenda na move ukamwera ikawa muri Marriott ayinya ngewe nibereye muri Kiribite rero buri wese yakabaye amenya kubaho uko ashoboye mu rwego rwe cyangwa se yashaka kuzamura urwego akabiharanira ukabanza ugakora ibyo ukora nibyo bikwereka aho uri ngira ngo nacita yabigarutseho avuga ukuntu uragafite nako kari hafi ariko ni karekare avuga ukuntu ushobora kwicara afandi yanavuzemo imyenda ushaka kwambara aho iva kaza italiyana ibintu nk'ibyo wagiye kuri kwa Cyarahani kwa riba ari urwo rwego rwawe ukajya kudodesha se ingo nyinshi gusose ingo nyinshi zirya inyama z'inka kuwa gatandatu none wowe izo ni nyinshi z'abantu baringaniye iz'abakomeye zirya ifi kuwa mbere kuwa kabiri zikarya inkoko kuwa gatatu zikarya ihene kuwa kane zikarya urukwavu kuwa gatanu zikarya imbata mbese inka ni gakeya none wowe urashaka nawe iwawe hahora inkoko kwa kanaka bagura inyama z'inka kuwa gatandatu zikarangira na dimanche nk'ibyo kitagarutse shyiramo urubyiruko rushaka gusa neza ni ikibazo nuko abeshyira urubyiruko n'abatari urubyiruko barimo rushaka gusa neza nka The Trainer uramuzi umusore wambara amakote meza cyane ugenda muri benzi nziza y'umukara nshyashya nziza koko uri David ukareba The Trainer yambaye costume y'intariyani na yamatisi n'iki byose ukumva nawe ukwiye kubigeraho kandi koko ukumva ushaka kubigeraho mu buryo bworoshye 30% ndakumva benzi iraryoha pe sindayitungaho nk'iriya nyine y'umukara nshya iri electric cyangwa se iri hybrid ya vuba ya indi 0 km urumva ntumenye n'abantu bari hanze ko bahari ndigenda iguha akayaga buhoro buhoro ku birenge hejuru y'iki bose igushyiramo uturirimbo ifitemo na AI ku buryo uyibwira ukuri kwiyumvika guhindurira mu by'ukuri wowe David uri hano urayikeneye ariko nubwo uyikeneye kiri gutaha muri apartment yandi kuri gate ufite remote ukanda igahita yanlockinga gate ukinjira ukagera ku irembo ugasanga bazanye ikoti ryo kugufubika ukagera muri salon ugahita bagukuramo inkweto bakaguha inkweto zo muri salon bakakurebera chaîne ya televiziyo ukunda bakagushyiriraho niba ukunda coffee bakaba bari kuyikora niba ukunda imbuto uruvange rw'imbuto cyangwa indobanure bagahita bakukorera cyangwa bakaguzana ikirahuri cy'amazi mu mwanya uri imbere utegura session ya massage yayiteguye ibyo bintu nyine nibyo ntabwo nguhakanya 30% ubuzima urabukeneye mu buryo bworoshye ariko 70% harimo 20% twaharira kubigeraho n'indi 50 ya struggle yuko ukwiye kubigeraho ariyo mpamvu ngiye mu bwenge bwanjye urwego ndiho rw'uyu munsi ruri hasi naje gusanga nta cyihuta cyiza kiramba tabisubiramo mu bushakashatsi bwanjye bwite n'ubumenyi buke igihe gito maze ku isi nasanze nta cyiza cyoroshye kiramba ntabwo nyine byinshi tubona bari ukuri niyo mpamvu nyine nakubwira nti urubyiruko ntakwiye kubaho adahumeka ntabwo akwiye kubaho adasinzira ngo nuko ari ibyo akwiye kubona atarageraho tubanze tumenye ngo babigeraho gute niba ari biri positive nanone kuko kenshi turi gukunda ibintu biri negative hanyuma nitunabigeraho tumenye ngo byinjoyingwa gute dufite urubyiruko rusha uyu ni cita yego ikibazo nuko we abyita by'urubyiruko kandi warabyitirira urubyiruko n'abakuru barahari kanze nkwereke n'abakuru barabigira benshi badashaka kubaho kuba hari umuntu ubaho agasetinga ubuzima bwe ariko agendeye ku mufuka utaruwe afande Boniface yavuze umuntu uhembwa 100,000 ariko agashaka kuba mu nzu ya 80 agashaka kurya inkoko buri weekend agashaka gusohokera ku mapisine ubushobozi bwe butabyemera n'abana hari
ngenda gake hari ubwo ama experience ari gihe ibyo mbavuga hari abantu baba bari hano babizi cyangwa babibayemo hakaza groupe WhatsApp y'ubukwe bwa runaka ukandikaho senkani kandi uhembwa 200 wafashe ideni rigutwara 100 ugasigarana irindi 100 iyo senkani uzayitwerera uyikuye ntiyafite mu mufuka ntiyafite kuri banke ntiyafite kuri momo ariko ugahande tubitsa ni hehe ari mu mufuka ntayo kuri momo ntayo no kuri banke ntayo ukandika ngo nzatanga senkani nkaho ibyo bidahagije si n'ubukwe gusa bridal shower ukandika 20 baby shower ukandika 10 trip yego ubwo mu kwezi kumwe hari 80 agomba kujya muri urwo rugomo uhembwa 200 waragwatirije 100 usigarana 100 ubwo numva ngo ibyo byose urabitegemeye kuwo mu bana sibyo yego andi uzayaka uwo mu bana umugabo cyangwa umugore cyangwa se undi mubanye impande cyangwa se mubanye ku kazi ku ruhande ni ku ruhande nyine mu mubanye sibyo kandi nawe ntuzi ibyo aba yapanze ukamubera umuzigo rimwe na rimwe kuko abo bantu nubwo afande yavuze ngo kugira abagabo bo bahita bivuruguta mu madeni cyane ariko abagore bivuruguta mu mucyo kuko abagore bo ntago baguza ni gake y'abagore baguza ambabarire ni gake y'abagore baguza bakishyura akenshi abagore ntago aguza ubu muhaye arayasaba kandi kuyasaba atari ukuguza ngo uzishyure ubwishyura bwumva ibyo ngibyo urumva nka fandi we ntiyabijyamo genda bivuga ariko nahereye ku byo yavuze so hari abantu babeshwaho n'ibihumbi 300 bahembwa 200 icyo ni ikibazo babera imizigo abandi fandi yavuze ko uhora mu madeni ugahinduka umujura ugahinduka umwescro ribi kazagusura polisi kagufunga kubera iki ntabwo uri kuba muri muaye zawe ari nabyo titavuga rumbira imodoka ikigenzi cyo kugera ku kazi ngiye ku kazi niyo mpamvu urya nkunda gutura hafi n'akazi abantu bakunda no kubimbaza impamvu ntajya gutura Bugesera ko Bugesera kugera i Kigali byajya bifata iminota itari munsi ya 40 nge mbashaka simba shaka umukoresha umbwira ngo wakerewe 15 minutes kuri ya farasi ku farasi yawe sinjya nkorera ahantu ifarasi yantwara iminota irenze 15 oya ahenshi ni 10 kugira ngo ntagira ya stress ya stress uva nakerewe cyangwa umukoresha atangiye ugeze he ngomba kuba hafi aho ifarasi tarenze iminota 15 igenda nongeraho no kuba kuko buri iyi farasi yihuta kurusha uribyibuka imodoka ego niyo modoka yatuma aho nagendaga 15 minute ku ifarasi binsaba 30 iyo nayo yarorera ariko ntibivuze ko nyanze nyiguze yabi y'umugore ikabi y'abana si sawa ariko nge ntacyo yamfasha mu kazi cyetse kujya mu ntara ariko hano muri Kigali ni farasi so noneho rero ibyamuvire ni ukuvuga ngo kuba hafi mu buryo bwawe ngewe n'akazi nkora ko baragira ngo ndiyemeye n'akazi nkora na move nayitega baragira ngo uriyemeye no ariko kwiyemera ni ngombwa bavuga ibiruko y'amafaranga mpembwa na move nayitega sibyo se hari umuntu anyereje agakomenti ngo uyu musaza ngo ariyemera cyane ngo yikomanga mu gatuza cyane twarabihurumbiriye twarabikobokeye my dear twarabikobokeye ni personality nubatse igihe kinini hari n'abamaye commentary ngo navuze ngo no ngo hari igihe ngo ndikurira abanzi iyo abanzi bari buze baraza iyo batari buze ntibaza kandi ibyo mvuga nta muntu muzima byaduteranya nawe nahimbiye nanjye ntago nihimbira yego so kwiyemera rero ni ngombwa byaratuvunye kugira ngo ugere ku rwego uvuga ibintu bugacyo ukabisubira uko byakabaye ntawe ugukanze sibyo se nawe mpimbira nanjye sinihimbira bishatse kuvuga iki rero nuko nge nabayeho ndi umuntu ukunda liberté sibyo yego ya liberté rero kuyiharanira biba bivuga ngo ugabanya dependance yo kubandi yo kubindi
ariko mu magambo makeya abakoresha banjye benshi barabizi sibyo amafaranga mpembwa yanyemerera move kugeza ku kazi kanakuvana urukizi se wowe oya nibwo nyumvise nuko move yankereza ariko umushahara mpembwa nawuvanamo move umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu kugeza ukwezi kurangiye ariko ibyo ukabirengaho bimbwiye ukigira ku ifarasi ikifasha ni ikinyihutisha kugera ku kazi sibyo kinyihutisha kugera ku kazi iyo ndi bujye mu ntara ubwo nanjye nshaka ubundi buryo ariko no kushima ukubaye ngiye ntacyo biba bintwaye kugenda ku ifarasi cyangwa se kugira gute ibyo ni ibisanzwe abantu barabizi cyane ngiye nta nubwo ndi wa muntu sinakubwiye kategori imishahara nakoreye 14,900 17 24 32 90 120 200 250 300 400 600 kuzamura izo kategori zose ndazibayemo ariko ngiye ubuzima bwanjye nta nari mpe uko nabagaho nkorera 14 n'ubu niko mba ntago ndi wundi uvuga ngo wa mugani wa Rutikanga ngo ikawa yo muri Marriott umushahara mpembwa wangurira ikawa yo muri Marriott ntabyo nkeneye ntabyo ukeneye no si ikawa se ngiye sinayikorera ahubwo nagura ntuza akuma kayikora nkayinywera coffee machine kavuga kubitira mu rugo donc nishatse kuvuga ngo ibyo nabyo nibyo bigukurira bya bibazo nyine ya sayo y'amadeni Evode yavugaga by the way ngiye nta n'amadeni ngira ubwo nabyo baragira ngo ndiyemeye click hako burangwa amadeni ngo akurura abanzi nta simbitindaho sinjya mbitindaho ariko hari n'abakiza amadeni ya bank bari igihe oya amadeni yo mu bantu yandi n'umwanda oya umuntu nakuguza amafaranga urabyumva aho kugira ngo umuha amafaranga gusabye uzamuhe 1/2 ukimuhereye ubuntu kugira ngo ikindi 1/2 kigumane na wa muntu umugumane kuko numuha yagusabye uzayabura na uzamuha naho muburi kandi wenda hari icyo yarakumariye hari umuhungu njya nkunda gutangaho urugero yari inshuti yanjye dusangira dutemberana noneho rimwe nta nubwo yanyambuye kumutera hari ahantu nagomba kwishyuza amafaranga y'ibyo nabaga nakoze ariko harimo ikintu gisa n'iringaniza utemere kuba wakwishyuza ibyo wakoresheje twakoraga byinshi bakatwishyura renda 30%. Ariko ngiye kuba ko nashaka kwishyuza 50% ko nabaga nakoze byinshi 20% nyandika kuri uwo mutipe. Tipe aragenda arishyuza ndamubura. Imyaka twari tumaranye dutaramana dusangira inshuti zanjye zose azizi iyo 20% yajyanye yahise acika mu bantu ushobora kuganira nawe umuburi irengero namuburi irengero kandi hari ibyo namwunguraga mu biganiro cyangwa se nawe akanyungura ibiganiro cyangwa se akanashimisha mu biganiro duhanahana amakuru. Ubu imyaka igeze ibyo byabaye muri corona yabinkoze 2020 urumva deja naramubuze nawe yarambuze we ntiyakubuze ariko nyine ibintu bya kwivuruguta mu madeni ntabwo ari byiza ariko abantu ba kino gihe bamwe hari abatangiye kujya bamenya ko guha agaciro ideni bakaryishyura kuko burya niyo uwo muntu muperize urababara ariko nawe akagira n'ipfunwe ryo kuba yaza kukureba. Kera hari uwo nigeze gutangaho urugero yigeze kuza ambwira sinzi yaza yari afite mu kazi ambwira nyine aza ansaba 10,000 noneho hari nyikora muri SOS yageze kuza promotion za Airtel barafite udutelefone tw'umweru bakakaguha kagura 10 ariko kakagura 10 bakagwa n'amayinite y'10 noneho icyo gihe rero yamara gukweza ayo mayinite ugasanga umuntu afite nk'udutelefone 4-5 ukakagura ushaka ya mayinite y'10 ugahita ugaparika wa muntu aje kusaba 10 ndakamani akaga telefone ndakaguhaye karagufasha kubona n'ijana agufasha kubona ariko amafaranga ngwaye telefone kandi telefone na amafaranga iraza telefone na amafaranga double ariko izana n'ayandi yagiye atyo businzi uko abayeho ariko byanze bikunze kamugiriye akamaro. So ibyo nabyo kwivuruguta mu madeni y'abantu ku giti cyabo cyangwa se
y'ibigo nabyo ni ikimenyetso kuko hari ibyo ushaka kwigezaho kandi udafite ubushobozi. Uhembwa 500 ushaka kuzamura shansi ya miliyoni 40 ayinya urumva yego uragenda iriya ni yandi akori ugasanga umuntu ntimureshya ariko ushaka ko mubaho mu buryo bureshya cyangwa muba mu mazu areshya cyangwa ushaka gukora nk'ibyo akora. So ibyo nicyo cya mbere principe ni yuko guhurumbira guhangayikishwa n'ibyo utarabona bikugira umucakara, nyamara gushimishwa n'ibyo wamaze kubona bikugira umutware. Ugira ijambo ariko ninde muntu wundi wavuga kuri kamera ko nta deni agira? Ubu mbivuze abonye afite bose bakagomye guhita bavuga ati nge waranyambuye ariko kuba mfite ubwo iyo confidence yo kwivuga ndi umutware. Yego. So rero urumva no ubuntu burihabwa n'umurundi ubivuga. Ubuntu burihabwa uko witwaye society kubona gutyo nuko wirinda guhurumbira ibyo utarabona ugashimishwa n'ibyo ufite. Warugiye kumbaza nari ngiye kukubaza tukiri kuri icyo cy'amadeni. Umuntu uhembwa 200,000 byibuze ni nk'ideni ringana gute yafata muri banki? Akagenda agatanga iyo contract y'200,000. Ntabyo nzi ariko nta banki yayaguha. Ntago banki ubereye umukiriya ntago yayaguha. Banki ubereye umunyamuryango yayaguha ikaguha ideni wishyura 70,000. Kimwe cya gatatu niyo principe kugira ngo usubize neza. Umushahara uhembwa banki yemerewe gufataho kimwe cya gatatu, ariko si banki ibonetse yose. Niba uri umusirikare n'umupolisi urajya muri CSS kuko uri umunyamuryango. Kuba umunyamuryango nuko kuba iyo banki iriho hari ayawe arimo, hari nayo bagukata buri kwezi. None niba ari banki mpembwamo nkayorotera nkayamaramo ndi umukiriya. Uri umukiriya ntayo baguha. Niba uri mwarimu sako yayaguha. Sibyo kuko uri umunyamuryango wa mwarimu sako. Kuko mwarimu sako ibaho 2005 umukuru w'igihugu yashyiragamo miliyoni 5 za buri mwaka. Ikashyiramo abarimu. Nuvuga ngo haba amayo umukuru w'igihugu haba amayo bagukata nta yanyu nka mwarimu aho ngo baguha. Kubera iki? Hari saving ufitemo ikubera ingwate. Nicyo gishoboka. Ariko umuntu muhembwa 200 nta banki yamuha amafaranga, nta banki yamuha. Ubwo rero abantu bajya bitondera amadeni. No nibashaka nibitondeye ntacyo bimbwiye. Ngendeye ubuzima bwanjye. Niba titonda nyine bazahora kandi tuba turi kubigisha. Rega ntabwo uri kwigisha. Tuba turi kubigisha. Barebye nabi nanabashuka. Ngabumva kandi. Ejo bundi uretse gatoya ntago shukana by the way. Uriya mwarimu wo muri Ngoma mu murenge wa Mugesera ngira ngo groupe scolaire Kibare bafatanya akadishi k'ibiryo agiye gushyira abana. By the way ikosa ryabaye nukumushyira hanze ari umwarimu kazi wunda deviye, ariko umwarimu kazi ngo yafashe miliyoni 2 muri sako. Umugabo azibonye arabyindimi azikenyeraho abaragiye. Ubwo uwo mwarimu asigaye ari guhembwa muri za 10 bigatuma atabasha guhahira abana ku buryo abibira ibiryo. Barangiza bakamushyira hanze kuriye. No ubuyobozi bwakoze ikosa kumushyira hanze nubwo atari yo topic, ariko n'urushako rubi. Umuntu babanaga nta mwizeye nta muzi niko nabivuga. Umugabo ufata credit ya madamu yafashe akanamutasha agahita burirwa irengero. Uyafashe ukanahaguma nibura nabo bana wabahahira ahita burirwa irengero. Urumva ngo dufite nubwo atari uwo gutangaza ko ndabizi cyane babaho. N'uhano ndi mushuti wanjye aragira ngo ndamuvuza ariko ntacyo nibuka na gahunda ye dufitanye. Yamamagaye muri cya gihe cy'amagare umunsi yuse yayitangira. Ambwira ukuntu yabanye n'umugabo, umugore yiteza imbere, yarageze hanagira depo ya byeri, amadepo nk'atatu. Umugabo amutekera umutwe, baramuga ngo agiye gufunguza branche icyangugu, akajya atwara amakesi 100. Umugore yarafite nk'amakesi 700. Numva ebana umugabo arabitwara kugeza amakesi yamaze neza n'amafaranga yamaze. Umugore asubira mu kazi ka leta. Ubwo urumva
iyo ngeze ku by'umuryango biragira ariko tout simplement ubutumwa bwa fandi na cita nuko abantu bakabaye no muri uyu mwuga dukora twifitemo abantu nabo badashaka kubaho uko babayeho arakora inkuru ihembwa 5 sibyo yego kandi ku munsi akora inkuru 2 ubwo ni 10,000 ariko arashaka kujya kuri buffet ya 7 ntashobora gutaha mu rugo ngo arye imvange nkuko mbikora yesi njya muri restaurant yego niba ari ubuzima buciriritse it's okay kandi birashimishije yesi astarya mu rugo namara kurya nkaryama numva dashima ubwo n'ubuzima nasetinze nta kibazo cyo kuko n'urya restaurant umunsi utafite uzagira tendance yo gusaba idedi kandi niba zari kwima uhamaze amezi 2 uharira hanyuma ya nkuru ya 5 nimanuka ikajya kuri 3 bizakubuza byo bazabakubuza kwishyuza cyane bemera kujya baguhaga kayi ko kwandikamo amabifi ibife ya 7 ari gihe uzakubita nk'iminsi 30 biba bibaye 210 210 se muri za nkuru ubwo uzakora iki kugira ngo uzayakorere niba inkuru yamanutse ikajya kuri 3 cyangwa akajya no kuri 2 cyangwa nazo ukazibura uzagera ahantu uhinduka freelancer harabo twitaga freelancer ujye ugenda uzenguruka amahoteli ureba niba nta evenoma yahabereye ujye guparticipamo batagutumiye kugira ngo havuriye banyumvira ubwo buzima ega nabyo ariko ahubwo nabo baraba badushuka nta nutugira inama ubundi umunyamakuru uhembwa 300 cyumumenyereza buffet y'ibihumbi 8-10 indi mumenyereza wamuhaye 5 akajya guhaha ibyo asagira no indi mumenyereza se wiyimenyereza umutumira bize nta nama yaba abantu niba bagata batariye ukabaha amafaranga bakajya kwigura buri wese akarya iwabo ubwo uribaza umuntu kumenyereza buffet umugane wa fandi ya Marriott ya ubumwe Grand ya Grand Legacy kandi we mu gitondo saa 4 ukamuha inkoko iwe mu rugo ry'ibiryo by'inkoko yako kantu karakomeye ari umuhungu arakantu bigeze gucishaho umuhungu avuga ngo baduha inzoga tutariye kariya kantu umuntu yakaba yakwibazaho ubundi ibigo bitumira usibye ibintu ega ni kubukoroni bwaje kwimenyereza umugati kwimenyereza ayo mahoteli akomeye bigenda biva umuntu abigukururamo utabizi ukazagera ukabimenyera babyumva cyane iyo wamenyereye inama zisozwa no kurya zigatangizwa no kurya ugera ukazinuka kurya mu rugo ukajya wumva ushaka kujya muri za nama agatima kakarehareha ugahora muri za nama n'igihe zitabaye ukarya hahandi ukajya kuzishakisha zakumenyereje bira n'ubukoroni bubi cyane ese nta kuntu abapanga inama bakora inama ikarangira abantu bagataha kajya kurya iwabo aya bya biryo ukayabaha ariko niba umuntu mu cyumweru ajya mu nama 3 akarya hoteli ubwo remigo nayibagiwe nayo ikunda kuberamo inama buffet ya remigo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa 3 ubumwe Grand kuwa 4 Grand Legacy kuwa 5 Marriott kuwa mbere w'igitaha Serena ayinya umuntu umutima we ukurye akavange k'igitoki n'ibishyimbo kamaze kumuvamo ntago kamuba mupe afite entrée afite buffet na sortie arabanza agapotage turyo tworohereje aragije aje kwiseriva arenzeho utubuto ayinya batwita turyo tworohereye tubanziriza ibyo kurya no okay icyo rero urumva ntabwo batworohereza ariko nabivuga ntabwo batworohereza ngo umenye ngo ariko hari umudamu umwe simuvuga izina nzabanza mubaze hari umudamu umwe upanga inama aho kugira ngo agaburira abantu akazamura yabaha bakajya kurya iwabo kuko ntuzi ngo uwo muntu uri kugaburira buffet y'ibihumbi 15 iwe barya iki ubundi niyo yakabaye logique ariko twisanze aha hantu harimo ikintu cy'igikoroni iruhande kuko amafaranga menshi aba ari ay'abanyamahanga none abanyamahanga bagashaka ko muri bije ushyiramo na buffet kandi abo bantu uri guha iyo buffet siko iwabo bayibona ntago ari ibintu bamenyereye ni gute waha umuntu wagabura umuntu ibiryo by'ibihumbi 10 ari butahe n'amaguru oya
aha ndabiprofesa fande ndabiprofesa abantu bagenda bahindura abandi mu mutwe kuko iyo mariyoti ntabwo ari we wayijyanyeyo ahubwo yagiyemo inama yahakoreye ama event menshi areba uko biyakira bimujya mu mutwe kandi arajya iyo kawa arahanywera ntayisangiye n'umwana ubwo abana bari kunywa igikoma iwe niko abakinyweraho anywereye ikawa mariyoti bino bintu hari abantu bafite abantu borganiza amanama bagabanya ibintu byo kugabura bajye batanga amafaranga umuntu agende ajye muri kategori ye niba urira ku marangi urire ku marangi niba urira Nyabugogo urire Nyabugogo niba urira muri resitora isanzwe cyangwa se kuki waba wanabwiyirije rega uri mu masengesho ukagura ya mafaranga ukagenda ukagura ikiro cy'ijari bakayitogosa ugasangira n'abana none umuntu arakugabura igisa amadishi amasorora yagera muri 20 iwawe nagasorori kamwe kavanze ugasanga ntunabishoboye hari ibyo udashoboye aho ngaho kuri iyo bife bagabanya ibintu byo kugabura niba bashaka ko umuco wo kugira ngo abantu bahurumbirire ibiryo byo mu mahoteli ntibagabanye kujya babiha abantu umuntu wakabaye umuha bife umuha ibijyanye n'ibyo yakwiha ibiryo umuntu arya ari uko yagiye mu nama y'abantu bakomeye yahava agasubira kurya imvange n'ibindi wakabaye umubwira ngo wakoze kwitabira inama akira amafaranga ujye gushaka aho urya mu cyiciro cyawe iyo niyo logique wirenzaho mu cyiciro cyawe ku rwego rwawe wakoze kwitabira inama akira amafaranga ujye kwiyakira ariko kurenza ako kantu ko kuvuga ngo mu cyiciro cyawe nyine hari uwahita ni nko kukwereka ko nyine ni nko kukwereka ko gusuzumiye buri wese ajyaho ahareshya nawe urumva ubutumwa buravuga ngo buri wese amenye uko areshya ababivuga n'abandi n'abafatanyabikorwa baturenze bashaka batwakira mu rwego rurenze uko tubayeho niyo mpamvu bakaduha amafaranga ukajya kwiyakira ukureshya bagakwiye kuyaguha nta kindi bakubwiye ukajya kwiyakira ukureshya batabikubwiye none niba wowe utubiza inama y'abantu 100 ntuzi uko baraye ntuzi aho bataha ntuzi ibyo barariye ntuzi ibyo barya nimugoroba wowe saa tukamuha ibikubyishuri 10 ibyaryiwe mwajye kwimenya kuko urumva iyi mico ntago tuyiza ntago umuntu ayiremamo ntabwo umuntu unywera icupa dizon muri icupa umuntu unywera icupa muri quartier ahantu mitsingi wenda igura 5 sibyo rya mitsingi ku 5 wowe ukamujyana ahantu petit mitsingi igura 5 urumva atari wowe ahubwo uri kumwoshya ejo rero nasubira ahandi agacupa agapeti mitsingi kahariya kagura 5 agasubira kugahurumbirira ko niwe wamweretse ni gutajya kugahurumbirira kandi muri quartier kagura impumbi kandi ari wamweretse ko akaho ngaho karyoha se nikabari kamwe oya tujye tuvuga ibintu abantu nibagirirane kuko hari abantu benshi hari umuntu ukoresha inama abantu bavuye mu cyaro ukabereka iriya bife no kwiseriva batabizi nibyo navugaga batabizi pe nkako bapotaje bakakareba bakavuga biriya ni ibisigisigi by'ubukoroni kuko nta muntu wakagombye kubatekerereza inda yundi muha amafaranga azikijya mu nda ye niba ari ikijumba cyokeje aho ngaho muri hoteli nta gihari sibyo niba ari itekera igeretse ntarya abonye wamuha amafaranga akajya kwimenya icyo kibazo ibyo rero niho abantu benshi bamwe bandurira akabibona kandi bitari ku rwego rwe ejo akazahagaruka kandi atazanye umuryango we nimugoroba yagera mu rugo yareza agacupa kabwa yebesha ntabwo uyu munsi ndi burye kubera iki yavuye muri ya 5-star hotel iwawe muri kurya muri -7 stars restaurant urumva umuntu urimo uramumenyereza ibitajyanye n'ubushobozi bwe abantu babyigiye kandi ama ONG menshi afite uwo muco tugashaka kungura nama ONG n'ibigo bya leta haricyo ngiri ibanga ariko kize kwirwa kitugendana cyadupfunyikiye amazi dutashye pe baratudabagiza ku mirire ntibagira ikindi dore uvuga ngo tendance ibirimo
itari nziza, abo bantu baba bashaka kungura abanyiri mahoteli abanyamahoteli. Le pauvre participa ntacyo akuyemo, yaguteza amatwi, yaguhaye umwanya we, umuhemba ibi biryo. Oya, no mu Kinyarwanda ariko umuco wo gukorera ibiryo ntawubaho. Oya, muha amafaranga yimenye, ajye kumenya ibyaryo, ajye gushaka icyiciro cye, resitora iri ku rwego rwe aba ari yariramo, nashaka abwiyirize ayahahishe. Ushobora no gusanga n'inzu yarayambuye, akaba yaragize amahirwe abonye ajya gukinga nyiri byondo, akiyongeranya akavuga ati dore bantu mworganiza ama event, abo bantu mumenyereza ayo mabife, murabizi ko abo bayabona ni bake bayabona, bake cyane kabisa, munsi ya 30% ya 20 ahubwo. Numva rero dukomurusyo dukoma n'ingasi. Urakoze kuzana ino topic buriya noneho ndabyibutse cyane. Kandi mutabyumva mu kiganiro nzagenda bibabwira kuri umuntu uzongera kuntumira, nzamaza ngo urabizi neza ko ibi biryo ugiye kungabura ari byo ndya. Ujye gihe abo bantu nubwo nyuma babikoze neza bakampa akantu ejo bundi mu by'amagare, narababungabunze nyine mbabikira ibanga. Abana bashakaga kumbwira abana twari twajyanye muri iyo event, aho bambwira ngo mbafashe kugira ngo tuzamure ijwi, tubabwire ko ibyo badukoreye badupfunyikiye amazi. Bari bazanye na bande yo kuducurangira, bazana n'ibiryo byo muri resitora, byo muri hoteli. Baba akazi iki? Ayenya baje babwira ati sawa vide. No, ariko nyine nk'umusaza ngenda gake abana ndabakaruma. Ubwo rero ngiyeyo nyuma naje kubigiriramo amahirwe, barihohora, utubanye neza. Ariko nanjye kari nawe uri kwishaza. Uyo nta natike mwana. Cyokora hari bari batanze amakwastera agera hese, atagera mu makaritsiye yose. Ikagusiga nkayo. Nari ndi kwishaza ariko barabikosoye, babikoze neza ntacyo. Tubanye neza. Ariko urumva naho bitangirira. Naho urumva rero naho bitangirira umuntu akagira abantu bakamenyerezwa kubaho bitandukanye nuko babayeho iwabo. Wowe niwe umutubiye, niba udashoboye kumubeshaho uko abayeho, wimutera guhurumbirira gusoroma ibimusumba bitamutokoza. Wamuhaye akajya kwimenya ko atari mineri. Ubundi umuntu ahitiramo, uri gute muduhitiramo turya? Ahagira ngo babakubita igipolizo kimeze neza se ntazasubira ejo, ntazabona byamara iki? Nako nawe cyumva uko biba bimeze. Ariko ni gute wenda sintandukire, ni nyine ni gute wakorgaza igikorwa ukishyura bandi icuranga, ukishyura hoteli yatetse, niwishyura umuntu mwiriranwe waguhaye umwanya we n'ubwenge bwe n'imbaraga ze. Uziko icyo gihe twagiye saa 5 tugataha saa 2. Sinzi niba ntandukiriye. Oya, hano nta kibazo. Icyo kintu uvuze ejo bundi bari guhemba abanyamakuru, Mutesi Scovia yaravuze ngo abantu bose, abanyamakuru nibo bantu ba mbere baremajwe n'icyo kintu. Abantu ubatumiye wese niko baraza, uri kuduha amazi aracyura amafaranga. Scovia yarabivuze. Uri kuduha ibiryo aracyura amafaranga. Uri gucuranga aracyura amafaranga. Nuri gutora twaducupa twanywereyemo amazi aracyura amafaranga. Twebwe twaje kwereka abanyarwanda n'abatuye isi muri rusange ibiri kuberaho. Baratubwira ngo bye, mwakoze kuza. Kandi ubwo mwatangiye sangahe mugeza sangahe? Nta n'igiceri babahaye. Oya, mwagezeyo sanga igikorwa cyatangiye sangahe kigeza sangahe? Cyatangiye saa 3 kigeza ku mugoroba. Saa 3 za mu gitondo. Kigeza ku mugoroba. Uwo mwanya abantu bawutanze. Barangiza bakababwira ngo nimugende. Kandi yavuze ko ibigo byinshi byose ariko bibigenza haba ibya leta yaba n'ibyikorera. Nagutandukiriye rero, ngaho nyumvira iyo logique yo kumva ko umuntu yakwirirwa inyuma kuva saa 3 kugera saa 3 z'ijoro, amasaha 12. Ngewe wenda mbaze ku isaha yanjye nkabara 5, ubwo ni 60 ntwaye. Nkuri inyuma, umuri inyuma kabisa. Abo ngabo nari narakaye nkajya mbivuga mu ntuza. Twagiye saa 5, none saa 7 nyirango tuririranwa tugeza saa 2. Baratugaburira, baratubyinira, bashyiramo akazi, baraducurangira. Ayo basana yabaga nkumva ndi mu bihombo.
ntabwo bose bantu mutegura ama event ibyo bintu oya wibyoroshya twarangiza tugira tubwira umuntu ngo yihesha agaciro. Umuntu azihesha agaciro gute umumarana amasaha 12 nturokonese umwanya we yaguhaye tike wo yisimbura mu byizere uwo mwanya nta uyaguhaye yabuze ibindi akora se nimbura mukora se. Ariko bashuti baje babandi nahereyeho hano hakurya Kacyiru bo ntabwo ibyo bajya babigira. Bakumarana amasaha make kandi bagushakira udukone twawe kwikofu genda akabando mbere yo kuguha inkoko ubanza gusinya aya kabando. Kuki se abandi badakora gutyo? Ubwo narimo mvuga polisi yo ntabwo ushobora kugenda ngo bakwiranwe ku busa. Yego. Ariko abandi bantu amasaha ngahe 3 4 5 waragiza ngo wakoze kuza. Yego wakoze kuza. Rero ntabwo umuntu azaharanira kugira agaciro uwitwa mwigisha kugira agaciro ari umwereka ko nta gaciro afite. Niba ushaka kumarana umuntu isaha ntugire na 5 muha uzi neza ko hari ibindi yagomba kuba ari gukora. Yataye akazi, yataye ntiyaruhutse, yataye umuryango, wowe ukabifata nkaho ngo nakugaburiye gute. Ibiryo byose baracyabikora n'inshuro se yaje guca. Urumva ahantu bihera umuntu kwiyambura agaciro nuko nuwakamuhesheje atakabuha. Kumva ko uzi ko hari abantu runaka barenga 100 uzatumira ukabamarana amasaha 5 bagataha gutyo, ibyo bigomba gucika. Ni ka gaciro tugomba guharanira nyine. Ukirwa inyuma y'umuntu amasaha 5 ugataha utyo cyane. Yakwigishije uko barisha ifurusheti nakuto. Yakwigishije ko uko bafata deseri. Yakwigishije kuntu barya imizabibu utazayibona. Nibyo Joseph akunda kuvuga ngo yakweretse kurya inkoko kandi mu rugura ry'ibiryo by'inkoko. By the way nta muntu urya ibiryo by'inkoko ariko ubwo abantu nibakuruguture ubwonko wumve nyine. Ari nawe organiza event ni gutumarana abantu amasaha 5 bagataha imifuka irangaye, ibifu byuzuye. Siko iyo bitekereje na Petit bura hari n'abandi natwe bajya batwirirwana kagira nka saa 4 kava saa 7 nta kintu. Saa 7 z'amanywa amasaha 3 nta kibyo ngibyo 3 ni make bayatanga. Ariko umunyamakuru abashaka na content wowe ushobora kuvana ikiganiro ukazakivanamo wenda nawe 1/2. Ariko abantu nyine nibahinduke. Uyu rero ngiye hano kuri KOP twabisoje ngiye kuri KOP mbivuze hano nuzajya ntumira nzajya manza mubwire gutyo. Ariko ubu ngiye nanjye iyo intumiye ndabaza kumenya insimbura mugizi yanjye nangahe. Hari abantu tugeze kubitonganira nyima kuri Bwiza bari bakoze event ya graduation yo muri secondaire hari ya munsi ya péage ngira ngo baje kwimukira hirya kuri ETM ngerayo saa 5 kujya saa 11 ashaka kuduha 10,000. Ndavuga ese amasaha 5 ubu kwisankorera 2. Ndavuga ubuzi nkuru mba nkozi yomba ndi muri newsroom ndabizamura. Harimo umuntu umwe twatuzanye ati noneho wowe ufite amahane bakongerera indi 10 ariko inkuru no irangiza uzayizane nibura nibyo nayo ntayo nabahaye. Urafata amasaha 5 urafata amasaha 5 ka 10,000 isaha yanjye se ni 2 kandi na veni zavazi yese ayinya. Rega uko niko kwiha agaciro se ndi kinyine. Liberté liberté na inde gute bagombaga kuba nayibariye 4 bagomba iyo nkuru yabo bagombaga kuba nari mu inkuru ibitegeko ntayibonye mose. Niba mu byo mwavuze nta nkuru mbonamo ukabaye ibyo bahaye. Erega liberté na independence biraharanirwa bigava muri wowe. Umuntu ashobora kwirwa kubungana. Hari n'abageze kuntumirangira ngo ibintu byagomba kubera mu majyepfo iminsi 3,100. Ndabara mbaze nsanga bizansaba muri iyo minsi 3 nzashaka abakozi bansimbura mbaye 60. Hanyuma 40 asigaye
nyashakemo icumbi n'ibiryo ibiryo ntacyo kunywesha reka 40 aha none n'umunaniro nzavanayo agane mwe muretse ndabanza mbyigeho aya kwisha agaciro n'icyo ngicyo we ukemera ko umuntu agufata ukutabasha kwifata igihe mwaba mutari kumwe nazuko hanyuma barangiza ejo bakazagenda bavuga ngo twambara imyenda icuye ngo twambara yacitse ngo ntabwo ibeshe nose uri kumushaka muri hoteli isaba kwambara neza uzi neza ko nta sabuni uramuha kandi umutwaye n'umwanya we oya soza ikiganiro ntarakara abantu reka twitahire soza ikiganiro nabirakaramo we nakoze cyane rero kubana natwe hano kuri KOP twari dufite ibintu byinshi byo kuvuga byo kuganira namwe kubigisha amasomo y'ubuzima mukomeze mugira amahoro y'Imana ibiganiro byacu byo nakagaruka